Uzagire urugo ruhire mwana wanjye. Umugabo wari ufite umukobwa wari ugiye gushyingirwa yaramubwiye ati mukobwa wanjye rero ejo nzaba nujuje inzozi zanjye, kuko uzava muri uru rugo ugasanga umugabo wakunze maze nawe ugatangira kuzuza izawe. Kuva mu bwana bwawe narakureze neza kubw'impuhwe z'Imana, ariko mbere y'uko utaha ku mugabo hari ibintu bike nshaka kukubwira ku kubana n'umugabo no kubaka urugo muri rusange. Icya mbere, uribuka witegura kurangiza amashuri yawe, waraje ngo amafaranga yo kwishyura, ariko nubwo ari njye wayaguhaga ntabwo ayo mafaranga yari ayanjye. Ndabizi ko watekerezaga ko ari njye wakwishyuraga, ariko kuri ni uko nta kintu nari mfite, ahubwo mama wawe niwe wayampaga kuko ari we washoboraga kuyabona. Yashoboraga kuyakwihera ubwe, ariko kubera ukuntu yanyubahaga yahitagamo kuyampa kugira ngo nyaguhe. Nawe rero uzigane mama wawe, ushyigikire umugabo wawe. Hari igihe bihinduka ibyo umugabo wawe agerageje byose bikanga, maze bigatuma acanganyikirwa yibaza icyo gukora n'icyo areka. Iyo byagenze gutyo rero muraba afite ubwoba ko utakongera kumuha agaciro kubera ko nta kintu afite, kandi abagore benshi babipfa n'abagabo. Icyo rero nicyo gihe cyo kumuba hafi no kumuhumuriza, ukamugaragariza ko ntacyo abuze agufite. Inzira nziza yo kwereka umugabo wawe ko umukunda ni ukumwubaha, mwaba muri mu rugo cyangwa muri mu ruhame. Hari igihe mushobora gushwana cyangwa kugira icyo mutumvikanaho, ariko hamwe n'ibyo uko byagenda kose ujye umwereka ko umwubaha. Icya kabiri, uribuka wa munsi nabwiraga mama wawe nabi, yakoze iki? Yaracecetse. Uribuka se na wa munsi yambwiraga nabi, njye nakoze iki? Naracecetse nanjye. Mukobwa wanjye rero, nawe uziga guceceka rimwe na rimwe mu gihe umugabo wawe azaba yarakaye. Iyo umuntu umwe mu rugo agiye hejuru undi agomba kujya hasi, kuko iyo bose bavugiye hejuru nta bworoherane buba burimo, niho ibibazo bitangira kuvuka. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ku mugabo wawe ni ibiryo akunda. Yaba akunda indyo nyinshi zitandukanye nabyo ugomba kubimenya. Ntukajye umubaza ngo umutegure iki, ahubwo ujye ubimutegura kuko nyine ubizi. Icya gatatu, ndagira ngo kandi nkumenyeshe ko hari umunsi mama wawe yamfashe ndi gukinisha ukuboko k'undi mugore. Nari nagize irari, ariko nta na rimwe nari naciye mama wawe inyuma. Amaze kutubona ntiyigeze arwana n'uwo mugore cyangwa se ngo batongane, ahubwo yahise yigendera nk'atanatubonye. Icyo gihe natinye gusubira mu rugo kuko natinyaga ko hari bwaka umuriro, ariko ubwo nageraga mu rugo ntacyo yigeze ambwira, ahubwo yanyakiriye neza nk'ibisanzwe, ampa amazi yo gukaraba ibirenge ndetse ampa n'ibiryo byo kurya. Mbonye ukuntu nta cyahindutse kandi nzi neza ko ndi mu makosa nkwiriye guhanwa, numvishe umutima wanjye ucinje icyaha, ntangira kumusaba imbabazi. Kuva uwo munsi nahise mbicikaho kandi sinongeye kureba umugore w'abandi ngo numve ngize irari. Ubwo si iyo aza gutongana n'uwo mugore bakarwana cyangwa njye nagera mu rugo akantuka, byari kugenda bite? Wenda nari kumuhunga kubera umujinya nkirukanyira kwa wa mugore, maze ibyanjye na mama wawe bikarangiriraho. Rero mwana wanjye, rimwe na rimwe kutihutira kuvuga bizana ibisubizo kurusha gutsimbura no gushaka kurwana. Ugomba kwibagirwa ibitabo by'urukundo wasomye ufite imyaka 21, ndetse na filime romantike z'Abahinde n'Abanyamerika wakundaga kureba, kuko urugo rwawe atari kuriya rugomba kumera. Ubuzima bw'urugo butandukanye cyane n'ubwo muri filime, kuko baba babeshya bari ikinamico. Icya kane, ikintu cya nyuma nshaka kukubwira ni iki ngiki. Uribuka ko wavutse? Nyuma y'ubukwe bwanjye na mama wawe ubuzima bwacu bwari bukomeye cyane, kuko mu rwego rwo kugira twunganirane mama wawe yari afite ahantu habiri yakoraga, nanjye nari mfite akazi, ariko ni njye watahaga mbere nkagera mu rugo saa 12. Mama wawe nawe yageraga mu rugo saa 2 z'ijoro yarushye. Ariko nubwo yabaga yarushye atyo, iyo twageraga mu buriri ntiyangaga kumira ibiryo byanjye bya nijoro yitwaje ko yinaniriwe, ahubwo nawe yabigiragamo uruhare. Kandi uko niko wavutse. Ntuzigere na rimwe ugira akamenyero ko kwima umugabo wawe ibiryo bya nijoro, kuko iyo umwimye cyangwa akabona ubimuha utabyitayeho atangira gukeka ko waba wabiririye ahandi. Uzaba umugore mwiza mwana wanjye, maze uzahora uri umukobwa wa papa.
Ntihagira ibibazo ugirana n'umugabo wawe kandi uzakora uko ushoboye kose aba ari ugaragaza ubushake bwo kubikemura mbere, kuko ntacyo umugore yashaka ngo kimunanire. Uzirinde inshuti mbi z'abagore mwana wanjye, ahubwo uzashaka ubucuti bw'abagore biyuhaha kandi babanye neza n'abagabo babo kandi bakaba bakungura ubwenge bwubaka aho kukoshya ngo bagusubize hasi. Ntuzigere na rimwe wibuza amahirwe yo kuganiriza umugabo wawe igihe bishoboka, kuko kuganira ariyo nkingi ya mbere ishoboza abashakanye kureba mu cyerekezo kimwe. Urugo rwiza ntirupfa kwizana mwana wanjye, ahubwo ruziho buri wese mu bashakanye amenya ibyo mugenzi we yanga akabimurinda, akamenya n'ibyo akunda akabimuhata. Iyi nkuru wayikunze kandi turakubutsa ko ukanda subscribe ubundi ugasangiza n'inshuti zawe, wenda nazo byazigira akamaro.